ntangiye mbakira mu izina rya Yesu Kristo abakurikije ijambo ry'Imana mwese muri uyu mwanya ndagira ngo dutangire dusenga Imana. Data, mu izina ry'Umwami Yesu ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, gushimiye kubw'ijambo ryawe Data tugiye kuganira, kandi ndagusabye kugira ngo umugisha umuntu wese uzaryumva. Data, ndakwinginze kugira ngo ikiganza cyawe kibe kuri jye, ari jye Mwami Imana igira neza ugiye kuba mpagaze imbere yawe. Mwami Imana igira neza, mbi igikoresho cyawe, ndagusabye ngo wiheshe icyubahiro Mwami, kandi nsabye umuntu wese Mana uzabasha kumvira ijambo kugira ngo azabashe gukorwaho nawe, ubwiza bwawe mubeho. Urakoze Data, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mu gice cya mbere twavuze ku bijyanye n'ubuyobe bwo mu minsi y'imperuka. Ubwo Yesu yavuzeho nicyo kimenyetso gikomeye Yesu yavuze cyo mu minsi y'imperuka kizaba kigaragaza kugaruka kwa Yesu. Ariko inyigisho ya kabiri twari twavuze ku bijyanye, twongeye kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma. Tuvuga uburyo Balamu ariwe cyitegererezo cyabo, cyangwa se ariwe rugero Bibiliya itanga ku bijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma. Ariko uyu mwanya icyo nshaka kuvugaho ni ikijyanye no kwitegura iminsi ya nyuma, kwitegura iminsi ya nyuma, kwitegura iminsi ya nyuma. Iyo abantu bagiye guhura n'ikibazo, cyangwa se iyo urugamba rugiye kubaho, ingabo ziratangira zikitegura. Ni ngombwa yuko abantu b'Imana baba biteguye. Ndagira ngo some muri Ngoma za mbere, igitabo cya Ngoma za mbere ibice 12 umurongo wa 33. Haravuga ngo abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora, abatware babo bari 200, kandi bene wabo bose bumviraga itegeko ryabo. Abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisirayeli bakwiriye gukora. Mu miryango y'Abisirayeli ijambo ry'Imana riri kuvuga hano ryavuzemo abantu bo mu muryango w'Abayisakari. Ribavugaho ikintu cyihariye, ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere ngo bari abanyabwenge bwo kumenya ibihe, kumenya ibihe turimo bimeze gute, ibihe turimo bigeze gute, ese ibiri imbere bimeze gute, kumenya ibihe. Icya kabiri no kumenya icyo Abisirayeli bakwiriye gukora muri ibyo bihe barimo. Rero ni ngombwa, ibyo bintu bibiri ni ibintu by'ingenzi cyane. Itorero ry'Imana rikeneye kugira ubwenge bw'Abayisakari, itorero ry'Imana rirabukeneye muri iyi minsi, kumenya ibihe no kumenya igikwiriye gukorwa, kuko ntabwo ibintu bikorwa nk'uko byahoze bikorwa, kubera yuko bitewe n'ibihe bigezweho cyangwa se ibihe tugezemo, hari imirimo ikwiriye gukorwa, hari ibigomba gukorwa. Nanone kandi bitewe n'ibiri imbere, hari ibigomba gukorwa, hari imyiteguro ikwiriye gukorwa. Impamvu Imana ihishura ibihishwe, Yesu yaravuze ngo Umwuka naza azababwira ibyenda kubaho. Ni iki gituma Umwuka atubwira ibyenda kubaho? Ni ukugira ngo tubyitegure, ni ukugira ngo tumenye uko dukwiriye kwitwara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo turi ab'umwijima ngo ibyo bizadutungure. Ntabwo dukwiriye gutungurwa n'ibitungura b'isi, bikwiriye kuza dufite amakuru yabyo. Ariko kugira amakuru ntibihagije. Hari abantu bamwe bishimira kugira amakuru gusa, ntabwo bihagije. Ni ngombwa no kumenyera ubwenge bw'icyo ukwiriye gukoresha ayo makuru. Ni byiza kumenya ibyenda kubaho, ni byiza ko Umwuka w'Imana avugana nawe, ariko se uzi igikwiriye gukorwa muri icyo gihe? Kuko ushobora kubimenya ukabivuga bikagarukira aho ngaho, ntumenye igikwiriye gukorwa. Kuko impamvu Imana itanga amakuru y'ibyenda kubaho ni ukugira ngo abantu b'Imana bamenye icyo bakwiriye gukora, babyitegure. Rero ndagira ngo dusome nanone undi murongo turi bukoreshe uri muri Matayo ibice 24. Ni hahandi twasomye bwa mbere mu nyigisho ya mbere. Utarayumvishe wayishaka ukayikurikira nayo muri Matayo ibice 24. Ariko ndagira ngo dusome umurongo wa 9 n'uwa 10 gusa. Haravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Umurongo wa 10, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Rero kwitegura iminsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma ni iki mbere yuko dukomeza? Ese iminsi ya nyuma ni iki? Iminsi y'imperuka ni iki? Iminsi y'imperuka ni iminsi ya nyuma ishyira iherezo ry'isi, ishyira kugaruka k'Umwami wacu. Iminsi ya nyuma ni iminsi izabanziriza ko Yesu agaruka mu isi gutwara itorero. Niyo minsi ya nyuma. Iyo tuvuga ku bijyanye n'iminsi y'imperuka n'iminsi ya nyuma, nicyo ngicyo turi kuvuga. Ibimenyetso by'ibihe, hari ibimenyetso Yesu yavuze bizabanziriza kugaruka kwe, bizagaragaza yuko iherezo riri hafi, bizagaragaza yuko Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero ryiwe. Rero ni ngombwa ko tumenya amakuru, tukagira kwitegura iyo minsi ya nyuma.
hari byinshi bizaba muri iyo minsi, ni byinshi, hari ibyiza byinshi, hari n'ibibi byinshi. Ndetse iyo twumvishe iyo minsi twumva ibyinshi ari ibibi, ariko hari n'ibyiza. Hari igihe abantu benshi bavuga ku bijyanye n'ibibi gusa, ariko hari n'ibyiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari ibyiza bigomba kuzabaho, hari ibyiza bigomba kuzabaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu umwami wacu imikorere yiwe ashingura vino iryoshye akayigabura nyuma. Bishatse kuvuga iki? Ibyiza bibikiwe iherezo, ku iherezo hari ibyiza bibitswe, hari umugisha w'umwihariko, hari ibyiza byo mu minsi y'imperuka. Ni iminsi ikomeye tugezemo, ariko ni iminsi myiza. Hari ibyiza rero bigomba kubamo, hari n'ibibi byinshi bigomba kubaho. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya amakuru yabyo kugira ngo tubashe kumenya uko dukwiriye kwitwara, tubyitegure, tutazatembanwa n'ibizaba muri iyo minsi. Ndagira ngo muri aka kanya mvuge ku bijyanye n'ingaruka zo kutitegura. Ingaruka zo kutitegura, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangana. Hari byinshi umuntu yavugaho, ariko ndavuga ku bintu bibiri cyane cyane. Ijambo ry'Imana rivuze hano ku murongo wa 10 w'igice cya 24 mu Matayo ibice 24 umurongo wa 10 ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Ni ibintu bibiri bikomeye. Nibwo benshi bazasubira inyuma. Iminsi y'imperuka kuyinjiramo itorero ry'Imana ritaryiteguye, ingaruka ya mbere ni ukugwa, ni ugusubira inyuma, kuko ni iminsi ikomeye, ni iminsi iteye ubwoba, ni iminsi y'ibintu bikomeye byinshi bizabaho, ndetse byinshi bizaza byihuta cyane. Bene data, reka babwire, iki ni igihe ibintu byinshi bigiye kuza byihuta, abantu batiteguye kubyakira, banabizi. Kubwira kutabyitegura, benshi bazasubira inyuma, benshi bazagwa, benshi bazibaza ku mikorere y'Imana, benshi bazibaza kubera iki Imana yemera ibintu nk'ibyo. Hari ibintu bimwe abantu batazi yuko Imana ibasha kubyemera. Yesu ubwo yapfaga ku musaraba byatunguye abigishwa biwe cyane. Kubera iki? Abigishwa biwe bari bazi yuko Yesu, bari baramubonye azura abapfuye, bari baramubonye akora ibitangaza, bari baramubonye atubura imigati, bari baramubonye akora ibitangaza byinshi. Ntabwo batekerezaga yuko umuntu yamufata akamukubita bigakunda, akamwica bigakunda, akamugirira nabi bigakunda. Ntabwo babitekerezaga. Ndetse iyo turebye ijambo ry'Imana tubona yuko Yuda wamugambaniye ubwe, ntabwo yamugambaniye kuko yashaka kumwica, ariko kubw'icyo ari kimurimo nicyo cyamuyobeje, agambanira umwami Yesu. Rero abigishwa Yesu yarababwiye ngo dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'uko umuntu agosora amasaka. Bene data, reka mbabwire, igihe cyo kugosorwa kiraje. Iminsi ya nyuma ni iminsi yo kugosora. Mbese uzakomeza uhagaze? Yuda yarabanje aragambanira Yesu, uwo nguwo abavuyemo. Abasigaye nabo Petero wavuga ngo bafite ishyaka, atangira gutema amatwi, abona Yesu ntabyo abyitayeho, atangiye kuyasubiza. Aravuga ati noneho biragenda gute? Birangiye ahitaho atangira guhunga. Ntibyateye kabiri, atangira kumwihakana, amwihakana inshuro 3 zose. Abandi bose baramuhana. Bitewe n'iki? Nuko babyinjiyemo batabyiteguye. Amateka yisubiramo, ibyabaye bigiye kuba. Benshi bagiye kugambanira Yesu, benshi bagiye kugambanira itorero ry'Imana. Ingaruka ya kabiri ikomeye ku kwinjira muri ibi bihe tutabyiteguye ni ukugambanira. Bene data, reka mbabwire, umuntu uzasubira inyuma atiteguye, akinjira muri ibi bihe atiteguye, birashoboka kubwo kutitegura wabitse ibyaha muri wowe. Hari umutima utihanye, hari ibyo utakuyeho, kubw'iyo mpamvu winjiye mu bihe bigutunguye, ibihe bikomeye, ibihe byo kugosorwa. Benshi bazasubira inyuma, bazagwa. Icya kabiri, bazagambanirana bangane. Ni ukugambanirana. Reka mbabwire ingaruka ikomeye cyane yo kwinjira muri iyi minsi y'imperuka. Abantu batayiteguye bazasubira inyuma. Icya kabiri, bazagambanirana. Ni ukuba abagambanyi, ni ukugambanira itorero ry'Imana. Umuntu agambanirwa n'umuvandimwe we cyangwa se n'inshuti ye, umuntu wa hafi, umuntu uzi uko yicara, umuntu uzi uko agenda, umuntu uzi uko akora, azarara niwe umugambanira. Benshi bazagambanira. Abayobozi bazasubira inyuma, abayoborwa bazasubira inyuma, abakristo bazasubira inyuma, bazasubira inyuma, ubundi bahinduka ibikoresho bya Satani byo kurwanya itorero ry'Imana. Ni ngombwa ko itorero ry'Imana ryitegura iminsi ya nyuma.
bene data, kubw'iyo mpamvu reka mbabwire ibintu bine by'ingenzi ku muntu wese ushaka kwitegura iyi minsi ya nyuma, iyi minsi dusatiriye. Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana ritwereka ni ibyanditswe byera, ni ijambo ry'Imana, ni uguhagarara mu byanditswe byera. Niba utarareba inyigisho ivuga ku mukristo ushyitse, ndagira ngo uyirebe, uyishakishe kuri uru rubuga. Iyi nyigisho ivuga ngo umuntu w'Imana ushyitse. Ni ngombwa yuko umuntu aba mu ijambo ry'Imana. Niba ushaka kwitegura iminsi ya nyuma, fata ibyanditswe byera kugira ngo ube umuntu w'Imana ushyitse, Imana ibasha gukoresha imirimo yose ishaka, imirimo yose myiza. Ijambo ry'Imana ni ukuba mu ijambo ry'Imana, ni ukuba mu ijambo ry'Imana, kwikomeza mu byizera, ugasobanukirwa ibyo twizera ni ibiki. Atari wa mukristo uhura n'imyigishirize, none yagiye ahangaha bamubwiye ngo ibi ni ibyaha, ngo ubundi ngo ntabwo ari ibyaha, ngo ariko se ni byiza, ngo ntabwo ari byiza, ngo ariko ngo kumbe ngo twari twarigishijwe gutya, ngo kumbe twabwiye gutya. Ibyo bintu ntabwo ni igihe cyo kugosorwa. Ntabwo wakomeza uhagaze niba udahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu cya kabiri ku muntu ushaka kwitegura iyi minsi ya nyuma, iyi minsi y'imperuka, ni ukugira amakuru kuri yo, ni ukumenya ibyo ijambo ry'Imana rivuga ku minsi ya nyuma. Hari ibintu byinshi abantu bagiye bavuga bitandukanye, ariko bitari ukuri, bitari byo. Hari benshi bagiye gutungurwa n'ibintu batiteguye kuko batabyigishijwe. Ni ngombwa kugira amakuru y'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo Daniyeli yerekwaga iby'iminsi ya nyuma, yagize amatsiko, ashaka kumenya uko bizagenda. Aravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Aravuga ngo none se ibizaheruka ni ibihe? Daniyeli arabwirwa ngo bumva icyo gitabo ugifatanisha ibimenyetso, kuko iyo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo amagambo Daniyeli yeretswe ntabwo ari we wayerekeye, yari ahishwe, ntiyigeze anayasobanukirwa. Ariko Imana yari yabitse itari izayabika iteka, yari izayasobanura mu gihe gishize kera. Ni mu minsi y'imperuka ngo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka. Iyi ni iminsi Imana igiye guhishura amagambo yari yarahishwe. Iyi ni iminsi Imana igiye gukura ikimenyetso ku magambo yari yaragifatanije kugira ngo ubwoko bwayo bwunguke ubwenge. Kimwe mu bimenyetso ijambo ry'Imana rivuga mu minsi y'imperuka ni uko ubwenge buzagwira. Ntabwo ari ubwenge bwo mu isi gusa, n'ubwoko bw'Imana buzagwiza ubwenge, buzabwigwiza gusobanukirwa. Hari amagambo menshi abantu bitwa abahanga mu by'iyobokamana bagerageje gusobanukirwa mu gihe cyashize. Bamwe ngo babyumva gutya, abandi babyumva gutya, ugasanga nabo ubwabo nta position bafite. Iki ni igihe umwuka w'Imana agiye gutanga amakuru, kandi atangiye gutanga amakuru yo kumenya ukuri y'ibijyanye n'iminsi y'imperuka. Icya gatatu ku kwitegura, ku buryo bwo kwitegura iminsi y'imperuka, ni ukugirana ubumwe n'umwuka. Yesu yaravuze muri Luka ibice 21 umurongo wa 36 ngo nuko namwe mujye muba maso iminsi yose, musenge ubudasiba, kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho mu isi, kandi mubashe guhagarara imbere y'umwana w'intama, imbere y'Imana. Ni ngombwa kugirana ubumwe n'umwuka w'Imana. Mu buryo bwo gusenga, girana ubumwe n'umwuka w'Imana. Niba utajyaga usenga Imana, wari umunebwe mu gusenga, reka nkubwire, iki gihe ni igihe cyo gusenga. Gusenga ntabwo bikira amahitamo meza yo kuba ngo ndumva nasenga. Oya, gusenga ntibikira amahitamo meza. Ni ngombwa, ni condition ya survival, ni condition yo gukomeza uhagaze muri iyi ni condition. Ntabwo bishoboka yuko wakomeza kubaho mu bunebwe udasenga ngo ubashe kurokoka iyi minsi ikomeye idusatiriye. Musenge ubudasiba, niko Yesu yavuze, kugirana ubumwe n'umwuka w'Imana. Niba wirukankaga ushaka abahanuzi baguhanurira bakubwira ngo ibyenda kubaho n'ibiki, gira umwanya. Imana ni Imana yacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka twahawe ngo azabana namwe ibihe byose. Gira kumva ijwi ry'Imana, gira n'ubumwe n'umwuka w'Imana, kugeza ubwo nawe umwuka w'Imana gusura. Ushobora kutaba umuhanuzi, ariko ntabwo Imana yabura kuvugana na buri mwana wayo. Niba umwuka w'Imana atavugana nawe, hari ikibazo, kubera yuko niba umwuka w'Imana twaramuhawe ngo abane natwe, agomba kuvugana natwe. Haleluya. Agomba kuvugana natwe. Ni ngombwa kugirana ubumwe n'umwuka.
hari situwasiyo zimwe uzageramo ugakenera kumva ijwi ry'Imana kandi nta wundi wo kurikubwira, ukeneye kuryiyumvira direkite, mugani w'abandi, ukeneye kuryiyumvira nawe ubwawe. Girana ubumwe n'umwuka w'Imana, wige kumva Imana, wige kumva ijwi ry'Imana. Icya kane aricyo cya nyuma ni ugukura umutima ku by'isi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Luka ibice 21 umurongo wa 28. Luka 21 umurongo wa 28. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, ibyo bimenyetso by'ibihe nimutangira kubibona, ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu. Iryo jambo ngo mwubura imitwe yanyu bishatse kuvuga iki? Ni ugukura umutima ku by'isi. Muzarekeraho gukomeza mwirukankamo mu by'isi aryo muhangayikiye ku manywa na nijoro, nta mwanya wo gusenga. Muzakura umutima ku by'isi, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kuri hafi, kuko agakiza kanyu kazaba kuri hafi, kuko azaba ageze hafi ndetse ageze ku rugi. Gukura umutima ku by'isi. Muzahugukire igihu. Soza ndagira ngo mbabwire iki kintu, mwene data ukurikira ijambo ry'Imana, shaka umwanya wo kwitegura, shaka umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, shaka umwanya wo gukomera mu byizerwa. Niki cyatumye abantu basubira inyuma korona iteye? Nuko batunguwe n'igitero batiteguye. Kaba ari akaga gakomeye iyo ingabo zitewe zititeguye. Shaka umwanya wo kwitegura, va mu birangaza wari urimo biguhuza, ukabura umwanya wo gusenga, ukabura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Va mu birangaza. Abayobozi b'itorero, nimutegure ubwoko bw'Imana, nimutegure ubwoko bw'Imana. Dore buratunguwe na byinshi, benshi baraguye. Iyi ni konkuru nk'uko twavuze ubushize, yagaragazaga yuko abantu badakomeye. Iki ni igihe cyo gutegura ubwoko bw'Imana kubw'ibikomeye biri imbere. Ese we waba ufite ingabo ukamenya yuko imbere hari urugamba kandi rugeze hafi, ukajya mu byo kuzibwira amasekuruza y'abanyina, ibintu bidafite umurongo? Bategurire urugamba rubagezeho, bambika intwaro z'urugamba. Yemwe bayobozi mwahamagawe ngo muyobore ubwoko bw'Imana, yemwe bari imbere mu itorero, nimutegure itorero ry'Imana, nimubigishe ibyenda kubaho, mubakuze mubigishe guhagarara ubwabo, batagombiye guhagarara kuri mwebwe, kuko igihe kiraje mutandukanywe nabo, ntimuzabasha kubana nabo. Ese bazabasha gukomera? Bazabona ishyano abungeri umwami yahaye intama ngo baragire, nyamara umukumbi w'ibirura, ishyo ry'ibirura rikinjira, bakabireba biza, ntibategura intama, ntibategura urwuri, ntibategura ubuhungiro. Tegura itorero ry'Imana, bazabona ishyano abayobozi bayoboye ubwoko bw'Imana, ariko ntibategura itorero ry'Imana. Imana igiye kubabuza kuragira intama zayo. Nimwumve icyo umwuka babwira. Imana irenda kuba umutahiza mukuru, arenda kubaka intama ze, kuko ntabwo mwazikoreye ibyo zari zigiye gukorerwa. Yewe mugaragu wahawe kugabura, kugaburire ngo ugere igerero mu gihe gikwiriye. Mbese wamenye kugera igerero mu gihe gikwiriye? Mbese abagaragu b'umwami ntabwo bishwe n'inzara? Mbese babonye imbaraga zo gukora? Ijambo ry'Imana riravuga mu Befeso ibice 4 umurongo wa 11 kumanura, ngo Imana yashyize bamwe intumwa mu itorero, ishyiramo abahanuzi, ishyiramo ababwiriza butumwa, abigisha n'abungeri, ngo kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo wo kugabura iby'Imana, kugira ngo abera batunganirizwe umurimo wo kugabura iby'Imana, kugira ngo tugere ku gihagararo cya Kristo, twe gukomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba hirya no hino n'imyigishirize itandukanye. Mutegure itorero ry'Imana. Mureke dusenga Imana. Ndashoje, tujye gusenga Imana. Mu ruhande rwawe fata umwanya wo kwitegura. Niba Imana yaraguhamagaye kugira ngo uyikorere, tegura ubwoko bw'Imana. Reka dusenga Imana.
Mana Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kugira neza, ndagushimiye kuri Imana yacu kandi ko utuzi. Ni wowe Mwami Imana igira neza, utumenyera ibidutunga, ukatugirira neza Mwami. Mwuka Wera aratubwira yuko igihe kigeze Mwami, byanditswe bisohoye. Mana ishobora byose, ndagusabye kugira ngo dushoboze, kugira ngo tube maso, twitegure, kuko igihe gisohoye Mwami. Ndagusabye ngo ugenderere itorero ryawe, uririnde kurangara Mana Data, uduhe kuba maso Mwami. Gendera abagaragu bawe washyize imbere, kugira ngo babashe kuba abagaragu bishimirwa kuri urya munsi ubwo uzahamagara bawe, uzababwire ngo nuko mugaragu mwiza. Data mwiza, gendera ubwoko bwawe, gendera umukumbi wawe. Urakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze, Yesu abahe umugisha.